ni nini cyane ko niyo mpamvu ubona ko turi hano, niyo mpamvu Chris ari hano, niyo mpamvu abandi bavandimwe bose bari hano, niyo mpamvu muri hano nuko ari tafari bishyira ku muziki nyarwanda, kandi nayo ndizera nk'umuhanzi mbibona neza kuko at the end of the day gushimirwa ibyo wakoze ni intambwe nziza nyerekeza ko n'abandi bagomba gukomereza bagatera tu. Chris, urebye uyu mwaka uko wakoze n'imbaraga washyizemo, igihe cyawe ni iki ngiki cyo kuba wavuga ati uri mu myaka myiza ngeze muri kariyeri? Uno mwaka wo ntabwo uri mu myaka myiza nagize, nawe ubona byinshi. N'umuziki ari ukuntu nyine uhura n'ikibazo kikagukubita, then n'umuziki ntibyagenze fresh. Nakoze indirimbo ebyiri ndakeka gusa ubu ngubu hari Folomiana na Sampe isohotse ejo bundi, so nkeka ko ariko ibyo zabyaye byari byiza, ariko nkeka ko utashye ari wo mwiza cyane kurusha uyu nguyu. Folomiana iri mu zihataniye igihembo nk'indirimbo ihuriweho, ni indirimbo ubona ko ikwiriye igikombe kubera iki? Biri ibikombe byinshi cyane aho kuko njyewe ibintu yankoreye nubwo ibyo nashaka kwikora hose nabikoze byose kubera nyine ubuzima, ariko navuga ngo ibyo yakoze narabishimye cyane, kandi niba koko muzihatanye ariyo yabikoze cyane kurusha izindi ubwo iragitahana tu. Urabona se iki deservinga utari Chris Easy ukaba uri nka Rukundo Christian urebera umuziki hirya wagihereza nde? Navuye mu rwo nyifite urumva nje gufata icya kabiri, so irakideservinga cyane. Chris, ari zimwe muri Tour Junior yagiye atubwira ko witegura kuzakorera hanze bari mu Burayi ndetse na Amerika. Uyu munsi umuntu yabwira abafana ko bijyanye n'ingendo wenda bigeze nko kuri kangahe kuko uri Burayi na Amerika yakwitegura? Wenda nabivuga Chris Easy muri mwaka agomba gukora like tour yo muri Amerika, USA ndetse na Canada, like ndagomba kujya Canada, the same Europe nkayisubiramo neza. Nawe hatagize igihinduka Chris Easy azabikora. Tukivuga ku bitaramo, hari igitaramo byavuzwe ko wari ufitanye n'inshuti yawe munakorana Kevin Kade KK, cyarahagaze byagenze gute? Ni ibibazo biri personal wagize byatumye gihagarara cyangwa hari izindi mpamvu? Actually ni njye watumye gihagarara kubera ibibazo nagize biri personal, ariko umwaka utaha n'ejo bundi kandi ubonye ko umusaza ari budutemo 31, so umwaka utaha birahari byinshi cyane nko nabivuze. KK n'ubundi mwarayisubitse ariko izasubukurwa. Ni gahunda kabisa. Mwavugaga ko muzakora n'ubundi iracyari muri gahunda, ese hari indirimbo zawe zarakozweho usibye izo tuzi bimeze biteye tubwireho gato? Ntabwo nigeze mbivuga ngiye ibyo ngibyo. Umva abamotari bo mu Kiryogo nibo babivuze, ariko singewe, ariko iyo mishinga irashoboka cyane, gusa ntacyo ndabitangazaho tu. Chris, byagenze gute kugira ngo uhure mu ndirimbo na Dani nanone? Dani ni umuntu twagomba gukora indirimbo kuva kera, so yarabimbwiye ati tuzakora indirimbo, and nari narabyifuzaga kuva kera, nkinga ko twapanze kuva kera, ariko nyuma narambwiye ati ndimo twayikora, why not? Ntabwo nika tubikore, ako mumbaze bicyaho dibatayirwa. Urakoze cyane. Sawa sawa sana. Dizora niwe turi kumwe, ndavuga ko ari umwaka udasanzwe kuri we kuko atwaye igihembo cy'umuhanzi mushya uwo mwaka, niba nibeshye. Iki ni cya kabiri. Cya kabiri. Muri mwaka se? Yego. Cyambere cyari Diva Awards, iki ni cya kabiri. Uri imbere y'abantu bavuze ati iki ni igihembo cy'abanyamakuru, nibo mbatuye kubera iki byiza? Mwaramfashije mu rugendo, big up to you guys. Ngende ndabashimira cyane. Ngiye umuhanzi itangazamakuru ryafashije yaba mu kumenyekanisha ibihangano byanjye, yaba mu gukorana nabo interview, yavuga ntari no mu biganiro. Ngiye ndabashimira cyane, ndashimira itangazamakuru nyarwanda muri rusange. Ariko kandi wanashimye umubyeyi yagushyigikiye gute muri kariyeri kugeza ubwo wanafashe icyemezo cyo gukora umuziki? Ubuzima rero ibi byose ko mbikora se mu buzima yamaye, ngomba kumushimira first of all, hava Imana agahita kurya mama wanjye, niyo mpamvu nyine mba nabikoze kuriya. Bisaba cyane. Ni igihembo cya kabiri mu mwaka, bisa naho rero uyu mwaka udasanzwe kuri wowe, wabaye mwiza, niba ariko nabivuga, wowe busobanura gute ku byo wakoze n'ibyo wenda wari bari? Urakoze cyane. Uyu mwaka ngusobanura nk'umwaka w'inzozi zanjye, kuko ni ubwo nakozemo breakthrough yanjye, nibwo abanyarwanda bakunze ibihangano byanjye kurusha mbere, nibwo ntwaye ibihembo byinshi, so rero no mwaka wari special kuri njye byatari. Ariko ngewe nibwo ngiye gutangira music, aho ubu ngo nibwo ngiye gutangira music, nari ndi mu myiteguro no mu myishyushyu, biriya byari ibintu by'imyishyushyu gusa, abo ndagira ngo none banyitega ubu ngubu kuko nibwo ngiye gutangira music. So ngiye ikintu nshaka kukubaza, ibanga ni irihe cyangwa se imbaraga ukoresha, cyangwa se abantu benshi baribaza ibanga ni irihe ukoresha kugira ngo kano kanya ubashe kuba utwaye bino bihembo muri uno mwaka kandi bibiri byikurikiranye? How I got the game, I just do what I like. Ngiye nkora ibintu nkunze nkabibakundisha nyuma, so urumva nagiye nsangiza ibintu ibihangano byanjye bari amarangamutima yanjye, n'ukuntu numva ibintu, n'ukuntu
abanyarwanda rero nkabibumvisha binyuze muri njyewe nta handi hantu nirefe nta bundi buryo ndi gukoresha usibye ko mba mbikunze nyine bibanza no kunryohera mbere yuko bibaryohera buriya indirimbo mwakunze nanjye ni favorite zanjye so rero I do what I like. Diez, indirimbo wanakoranye na Benda nayo inhataniye igikombe. Ni indirimbo wabonaga izagera kuri iki kigero cyangwa aravuga ati reka tuyigikore nk'inshuti turebe ikizavamo? Ntago nabyizeraga no kuri ko Imana repete yaranunguye n'abantu bayikunze mwaranunguye cyane uko ngiye nabanje no kuyanga nabanje no kuyanga mvuga ati iki kigoma se ko kitari kunkorera numvaga kitari kunkorera ikigoma kabisa ariko abanyarwanda baragikunze I really appreciate that kabisa. Uragitura ndi kino gihembo? Ndagitura mama wanje, Imana n'itangazamakuru n'abafana banje abanyarwanda cyane cyane muri rusange kuko nyine nibo babatumye ibintu byose bigeraho kandi mo ndababwira ko 2026 ndashaka kuba umuziki cyahatari. Yes, Bruce mu kiganiro n'itangazamakuru ahetse kuvuga ko uri umuntu we uri inshuti ye hafi isaha n'isaha mwanahuza mugakorana. Ubundi ni umuhanzi ufata gute iyo ubonye ari imbere y'abanyamakuru afite n'ubwo banyuranye akakuvuga akavuga ati ni umusore wanjye? Ndatekereza ko nabo wabibonye wabyakirute. Bruce Melody yewe ndamwemera igitangaza ndamwemera byatari usibye ko nyine bahonze bakuru banje ngiye baranyikundira nanjye ndabakunda byatari so rero nta kintu cyambuza keretse ayimaye uzayimaye ntabwo bose bamwancika ntabwo nakojya kuncika kabisa. Sawa cyane dusoza ku tariki ya 1 kwezi kwa 1 mwaka utaha ubwo uri nyuma yande sasa? Ndi nyuma yande gute? Hagati ya Bruce Melody na The Ben. Ngende nyuma yabo bose ngenda hari rwose hari ndahabaye nanjye cyane. Yego. Nyuma y'iki gihembo abafana bawe cy'abanyarwanda muri rusange bitega iki? Bitega imiziki iri kuri quality, bitega uriya muziki ntago nari nkuzi nanjye yari bahabura ubu ngubu nongeye ko kubita music na professional. Yego. Murakoze cyane kandi ndabashimira byatandi ndashimira abanyarwanda ndashimira nibagiye gushimira abakobwa muri rusange. Thank you girls, I love you too. Asante sana. Ndabashimira cyane murakoze cyane. Meze neza. Niwe wiyambitse? Oya ni umutipe bita R&R Attire. Wiyambitse n'ubundi waguye imyenda? Yes babu meze bitese ni mwisango na muzika wadi no tuje ni ku nshuro ya 6 ariko iyo urebye neza mu myaka itambutse n'abandi bagiye bageza gutegura ibihembo ariko ntibikunde. Kuri inshuro urabona ari iki gitumye isango na muzika igenda kuri izi nshuro 3? Icyambere buriya n'abandi babiteguraga bakabihagarika no kubera bacibwa intege kuko buriya award ni ikintu utegura nta n'inyungu ubonamo ihambaye. Bivuze ngo abo bagenerwa bikorwa rero batumva icyo kintu ngo bagishyigikire urareba ukavuga usundi kurwana n'iki. Ibi nahubwo biri kunyicira credibility. Urebye nko kuri The Choice Award buriya na za Grammy biragoye ko bayitanga abantu bose bakaba banyuzwa. So ukareba ukavuga utaho ngo none ukomeze binyicire credibility ari n'ibintu ndi gukorera abantu batari kubyakira reka mbihagarike none nta kizabuza ibyanjye gukomeza gukora. Isango rero na Muzika Award kuba barakomeje ni ubutwari ni ibintu bidasanzwe wenda ubwo harimo n'intego baba barihaye nk'igitangazamakuru n'ubuyobozi bigatuma babikomeza kubikora ariko ugiye kureba usanga ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Urebye The Choice yarahagaze Kisama nayo bavuga ko izagaruka ariko nabwo ni gake n'izindi ziye zitandukanye. So niyo mpamvu rero bacibwa intege n'abagenerwa bikorwa babo kubera yuko ntago wakwishimira kumva umuntu ajya ku ruhande akagutuka akakuvuga ukuntu ngo wibye kandi mu by'ukuri ntiyagupostingiye ibintu ntiyabaye umufatanya bikorwa so ukabyihorera nyine ukavuga utereka nkomeze boro zindi ibyo mbive. Umwe mu bahanzi mu kubana run up ari mu byiciro bibiri ari nominated so wabyakire gute kuba indirimbo yiwe irimo no kuba nawe ubwe arimo ni imbaraga za management cyangwa izo nama nizo zamuhekeye bituma n'umunsi uvuga ngo mwisango na muzika yarakwiriye kuba arimo? Ahatanye mu ndirimbo y'umwaka n'umuhanzi ukizamuka ni ibikorwa bivuze ibikorwa na pressure cyangwa se no kutaryama kugira ngo ubutaha uzongera ukomeze ubona nimba indirimbo ibaye y'umwaka muri Diva Award nahangari nominated amahirwe menshi nyine navuga ko iri bugitware kubera ko nta ndirimbo yabaye mega hit no mwaka nka Tsunami. Wenda abategura award bagira ibyo bakurikiza byinshi bitandukanye n'ibyo twe tubona birashoboka kwitana gitware tarangitwe twabyakira ariko ntabwo ari management gusa ahubwo ni Imana. Buriya hit iragora man ushobora no gushyiramo imbaraga wumva izaba hit ariko bikanga ni Imana ibirimo ubu ni iryangano cyiza umuntu akanashimira element wayikoze na director Gado wakoze video n'abayigiyemo bose. Ubwo uvuze kuri kategori ahatanyemo nkahita nibaza ngo harimo amakategori makeya reka ngende nkubaza kategori umbwira utekereza ko yayitwara best male actor artist wavuga Karinde
yewe umuhanzi w'umugabo w'umwaka kuri ngewe navuga ko ari Bruce, kuko Bruce yakoze album Colorful Generation iri abahanzi bakomeye internationally, hariho BNM, hariho Joe Boy, hariho ni benshi bro, hariho Shaggy, hariho nyine umva Babur yakoze album nyine remereye. Nyuma yaho akora n'amatuwa ajya muri Amerika, aragenda muri Good Morning America, ajya no mu zindi shows zikomeye. Ngewe navuga bwira indi si bihagije. Best female artist, Best female navuga ko ari Bwiza, ko Bwiza yakoze album, yakoze ibitaramo i Burayi, n'indirimbo zindi ziri nyuma ya album nawe yarakoze. Ngewe navuga kabisa collaboration y'umwaka, indirimbo ihuriyeho y'umwaka navuga ko ari Repete. umuhanzi mushyashya w'umwaka, umuhanzi mushyashya w'umwaka navuga ko ari Run Up. Navuga ko ari Run Up, ariko na Diezdora nawe namuvuga kubera ko Diezdora yakoze amakorabo menshi, akora na single ziba hit. Nyine navuga ko ari we navuga tu Run Up. hanyuma umuraperi mwiza muri uyu mwaka, umuraperi mwiza w'umwaka ngiye navuga ko ari Kivumbi tu. hanyuma itore best culture ubwo ni gakondo. Gakondo nyine navuga ko ari Masamba ari nominated wapi, navuga ko ari Ruti Joel cyangwa se ino torero bita nabirimo na torero ririmo navuga Ruti Joel ubwo nyine. hanyuma album y'umwaka Colorful Generation, urumva naba navuze umuhanzi zuko ni Colorful Generation gospel bro. Ibyo ntunabiseke Colorful Generation buriya ruwe n'umuntu batarayumva, ako na album nyine ifite sound. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo melody yarahindutse, ngo bakundaga melody wa kera. Hari igihe umuhanzi ahindura sound kugira ngo trying indi market. Colorful Generation ngiye niyo navuga. gospel Dorcas na Vestina barakoze cyane uno mwaka. nabonye mwana ubyibuke, Ngiye uno mwaka nago mbonye yakoze kuri ngiye cyane kurusha Vestina na Dorcas. Bakoze Yebo, bakoze Manuel, bakoze nambonye yarakoze, ariko nyine nafata Dorcas na Vestina. yego ntabwo umuntu yakurekura atakuganirije cyangwa atakubajije ku nkuru navuga ngo irimo kuruta izindi muri zirimo kuba muri iki gihe. Turi mu gihe twitegura igitaramo navuga ngo ni icy'umwaka, kubera ko tubitegereje igihe kinini. Bruce Melody na The Ben mu gitaramo kimwe. Iyo ubona abantu babagereranya, indabo zanjye warayumvishe. Ubundi first of all The Ben yaragutunguye cyangwa uramo The Ben ubundi wari umwe-expectings? Anungura oya, umuhanzi yanaririmba gakondo, aririmba n'indirimbo z'Imana. twaye igikombe cya Lifetime Achievement Award. Aravuze uti nicyo gikombe cya mbere ntwaye muri iki gihugu cyangwa se mu Rwanda. Masamba, uriyumva ute nyuma yuko Isango Star igushimiye ku muhate wawe mu myaka irenga 40 ishize uri mu muziki? Nishimye cyane, nanezerewe cyane ko biri no mu bintu navuze hariya, nsobanura yuko nibo bwa mbere mbonye award, ariko nari mfite ubwoba bumwe buvuga ngo nizere ko itavuga ku bijyanye n'uko naba ndi muri competition n'abandi. Yewe nta competition njyamo, nta competition njyamo, nta competition nshaka, kubera ko imyaka 40 nibyo nakoze byinshi ntibijya mu irushanwa. Yego ubu ngubu ngeze aho ndi umutoza, ngomba kwerekera. Niba ngifite ijwi nzakomeza ndirimbe, niba ari kutoza byaba ibindi byose nzabikora, ariko n'abandi bose bumva bafite imigambi yo gutanga award, nyamuneka ntibazanshire muri competition. Reka da, ushaka kumpa kubera ko bafashe bati ni mzee wa kazi, legend, cyangwa se nuko babyita kose, kubera ko ntago nkiri mu kibuga cya competition. No, ntago mpangana, ntibibaho. Yego, Isango Star guhamagara nta nubwo nahangana, kubera ko yewe ndi intumwa y'umuco. Mbashaka ko umuco wacu ukomera, mbashaka gucengeza umuco wacu, mbashaka kuwukundisha, ariko sinshaka ibintu bijya muri za, ariko nta nubwo nabo barabizi ntibashobora kunshira muri ibyo bintu. Kandi biragaragara, urabona n'ibihembo nabonye muri Nigeria byiza,
no muri zikomo byose urabona ko ari ikintu cy'icyubahiro bavuga bati yarakoze akora neza akwiriye icyo gihembo. Byanaje noneho na hano iwacu mu Isango Star urabona n'igihembo bampaye ko ari igihembo cyo kunshimira no gushima cyane cyane ibyakozwe. Ariko ibi byose nakoze ndashimira cyane cyane Data Sentore wabikoze kugira ngo ndememo umuhanzi mwiza uzakora. Nanashimire cyane cyane n'igihugu cyanjye u Rwanda kuko byose nabikoraga mbikorera u Rwanda. Nanashimira cyane cyane unamfasha no gukurura inganzo igendera ku ndagaciro, igendera gukunda igihugu, igendera ku mateka y'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuko burya discours ibiganiro ibyo byose nibyo mvomamo indirimbo zishobora gutuma n'abaturage bashobora kugira text nziza na lyrics nziza. So ibyo rero ni urumva ko jewe nshoje umwaka meze neza ndyoshye kandi nifuriza bose ko bazawusoza neza mu bikorwa byiza kandi bifitiye akamaro igihugu. Imyaka 40 ukora umuziki ariko nta gihembo cy'imbere mu gihugu, ariko uyu munsi nibwo yawe byari byaratinze cyangwa igihe cyari iki? Byaratinze cyane, byaratinze. Sinzi igihe ibihembo za award zatangire mu Rwanda, ariko byaratinze. Iki gihugu kimaze kubona ibihembo byinshi cyane kandi mu nzego zose ziriho. Noneho no kuba nkanjye nk'umuhanzi ubimaze mu igihe y'imyaka 40, reba mu myaka 40 n'uyu munsi akaba ariho haje award y'u Rwanda, biteye yego ni ibintu udashobora hari igihe mbitekereza nkavuga nti okay kuba nshaka award cyane, ariko ndabitekereza ku bandi. Uyu munsi bavuze jewe, ariko hari abandi utubukuru. Hari Muzehe Makanyaga arahari, hari Mama Cecile Kayirebwa arahari, hari Muyango arahari, hari Mama Florida arahari, Mama Suzana barabikoze. Hari n'abandi benshi bakagombye kuba babona izo award baragiye kubw'Imana baritabye Imana, ariko n'abandi amajwi atangiye kubona ko agenda akembera, ariko nta cyembere bafite ikimenyetso cyangwa umudende bashyira hano bakavuga bati narakoze. Ni ibintu rero ubwo bitangiranye na Isango Star n'izindi award zigiye zibuka abo bose badutanguriye, abo bose batweretse inzira, babashimire ndetse banabashimire cyane. Kandi ntibibishimwe gusa rizana cya kirahuri gusa kirimo award baba bakoresheje ahantu, kigire nicyo gitanga kijyanye n'amafaranga cyane cyane. Ibyo nasobanuye hariya, ndashima ibyo Isango Star yakoze, ni intangiriro, ariko ubutaha bazakore award ifite icyo iherekeje na envelope ihari nk'uko i Burayi bimeze. Burayi baguha award ariko bakaguha na envelope, uko ingana kose ni symbole nziza cyane. Yego Sawa cyane. Uhagurukije abahungu bawe yaba ari Ben yaba ari Bruce wambari kwitegura itaramo kitariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mwaka turi kwitegura kwinjiramo, ntabwo navuga ngo uhagaze ku ruhe ruhande cyane ko bose ari abahungu bawe, ahubwo iki gitaramo wowe uragisobanura nk'igitaramo cy'ubwiyunge, igitaramo cy'ubufatanye, wowe uragisobanura gute kino gitaramo cy'abana bato? Oya ibyo by'intambara, ubwiyunge, Rwanda rwaciye mu bintu byinshi cyane bibabaje. Niba twese tuzi amateka twanyuzemo, nta bintu bigomba kuza ari ibintu bishyamiranye cyangwa bijya mu nzira zitarizo. Igikuru nuko abantu bazaza baje kureba abahanga dufite baririmba neza, kandi buri wese afite abafane be. Bajyaga bakoraga spectacle rumwe bakaza bakuzura, undi yayikora bakaza bakuzura. Namwe mutekereze noneho bose bashizemo imbaraga hamwe,
ukuntu iriya BK Arena izaba imeze. Ni icyo gikorwa, niyo resulta y'abantu bakoreye umuziki bakaba bageze ahantu heza bagiye guhura. Ntibibe gusa kuri abo ngabo umbwiye, ni ibintu bigomba kuba no muri gospel. Abahanga nibahure duhe igitaramo bose, muri gakondo nabo babigenze. Ikiza cyo muri gakondo bo baranabitangiye, ariko nzaba mpari kandi ndishimiye kuzabona igitaramo cy'aba bahungu babiri, nacyo gituma nabegereye ndabaramutsa nabifuriza n'igitaramo cyiza. Umwaka washyize hanze album, uyu mwaka utwaye igikombe cya mbere, bisa naho ari umwaka udasanzwe rero muri karere yawe wanakozemo n'igitaramo. Uyu ni umwaka mwiza cyane, ni umwaka w'ubuki kuri yewe, ni umwaka wabaye mwiza cyane, kandi nawubonemo ibintu byinshi birimo umugisha kandi bikaza biza neza. Ibyo rero ni ibintu nishimira, aho gurantindiye ku itariki ya 31 nijoro, ngira ngo nzafata umuhanda ngende n'amaguru, ngende ndirimba nishimye, ariko nta kintu cyiza nko kuba umwaka wo kumera neza nk'uko wambajije, ariko unafite n'igihugu cyiza gitekanye, kirimo umutekano mwiza, kirimo ibyishimo byinshi. Ibyo rero ni ibintu umuntu wese agomba kwishimira. Wambare mwiza, umbera mwiza, 100%. Yego, 100%. Ni mperekeza mama neza, aragenda, ngita kumurekeza no kwishimira ubuzima bwe. Hari n'ibindi byinshi umuntu atavuga, ariko iki nacyo no kumva ko noneho umuziki wacu wa gakondo wageze ku rundi rwego. Wabibonye igitaramo cya Kigali Dutarame, cyari igitaramo kizahora kiza buri mezi 3. Urumva rero ko ibintu byose n'ubuki. Reka dusoreze hano tukubwira ati wihariye ijambo. Ku myaka 40 umaze, si imyaka itari mikeya, ni irihe banga cyangwa se hari abakiri batoya bifuza kumera nkawe, ni iyihe nama wabagira kugira ngo nabo bazabashe gukora nk'ibyo wakoze? Inama ya mbere nababwira iki se, no kumenya icya mbere icyo ushaka kugeraho. Icya kabiri ukamenya ko ubuzima bwawe buhatse byinshi, ko ari benshi bifuza yuko wajya mbere. Ndavuga sinzi ko mbazaga ku bahanzi cyangwa se ku rubyiruko rwose, yego ubwo navuga ku bahanzi n'icyitegererezo. Nabivuze no mu ijambo hariya, hari ukuntu umuntu agomba kwifata akamenya nuko agomba kwitwara neza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abeho. So mu rubyiruko ntaza gusubiramo ibyo navuze, ibyo ngibyo.